abana ba pastor bateruye ikarito bakoze indi mirimo aho ngaho noneho ngewe nteruye nteruye amafaranga pastor yibashyize ku mufuka yose n'umugore ku cyumweru ngo ntatanga icyacumi kizafite umuntu mukuru adafite umuntu mukuru agitanga mu mfubyi buriya pastor bagira inzego hari pastor furu we niwe chef ntacyo atanga baramuha kuko pastor umujya ashinzwe mukuru agicyacumi n'amaturo n'amaturo nyamusobanurira abantu kuri akoze ko ngiye kuba pasteri nabangize imana habwe icyubahiro habwo n'ahantu uri kunda ari heza ukashira umuziki mana nkorera ubikore ahubwo ikimbabaza Ndimbati no gutegereza kubuza gusinda ikubuza gusambana leta ikubuza kurwana ikubuza amoko ikubuza amacakubiri ariko ndi umuhanuzi nemera ko njyewe ntabwo imana nyifata nk'ingome cyangwa umujenosideri ntabwo imana nyifata nk'igisimba imana ni gute yavuga ngo ugiye guteza u Rwanda inzara harimo abantu bayo basenga nubwo yaba ari umwe bakibaza wowe imana ikagutuma ngo genda ubabwire inzara se ubundi wavuze inzara ntiharimo n'ababuraye agira dosiye buriya uko umunsi uvuyeho ni page yanditseho ibiri uyu munsi byari bizwi ko tutaravuka tutarabaho dukora ikiganiro uyu munsi byari bizwi ko iyi saha tuba twicaranye yego nta muntu wabihanuye hari wabihanuye ntawe niba ntawe bihanuye se nagomba kujya muri gereza ukavamo nkagerayo ukahamenya nkamara igihe imana ishaka nkavayo ku isaha imana ishaka nkagaruka ku isaha imana tuvuze kutemera ko ihishurirwa ribaho guhishurirwa rero ko atabanje guhishurirwa ko ngiye gufungwa se kandi hiti yayifashe ko ari we oya gufata hiti nyine ni nkuko n'ubu ntabwo uri buve hano utamanuriye neza wagira ngo ntabwo uri bumpanurire nyine kubyumva urampanurira bitewe n'uko wabonye hano ahangaha niho habonye ubu ngubu abakiriya bagiye kuza abakiriya bagiye kuza kuko bamaze gupanga neza wabigize neza ibyo rero ubundi ubuhanuzi bw'Imana butanga icyizere ubuhanuzi bw'Imana butanga icyizere ndi mateke mvuze aho ngaho noneho icyizere buduha ahubwo twebwe ngenzi ko ari we muntu Imana yanyuriyemo inde akora amasengesho Pastor Claude oya hari nundi witwaya none se Ezekiel we ntavuga ko ari wa Ezekiel niyavuze ati nari nabivuze yabivuze ikintu hari n'abandi bari za Kimisagara hari abagiye bampamagara bati Imana yari yabitubwiye mbega tubareke abo ngabo tubareke mu cyaro rero kugira ngo ngere i Kigali naje 97 kugira ngo mbe umuhanuzi nibivanye mu cyaro niba ntangiye ubuhamya waje uhanura naje mpanura noneho mu cyaro nibo abakorewe warabuzamutse abakorewe nikiya njye umwana abakorewe nibo baje bavuga ati dore umunabi yabagezemo kuko nta muntu ipublicity nuvuga ngo umuntu wese ibyo service yatanze nituma sinjye ubyiyemeza kuko ababikorewe nane bahindukira inyuma ndambwira umuntu mu bivuga ngo pastor barya amafaranga Pasteri kangarucyo aho ngaho pastor barya amafaranga Ndimbati uri umupapa sibyo tuvuge kuko mu rwego rwawe wowe ntabwo wenjoyinze cyane tuvuge gutyo ngiye mfite umugabo nabwirije ubutumwa bwiza yafataga indege akajya muri Espagne kuri Barcelona ari kumwe n'inkumizi ebyiri yishyuriye yego nuvuga ngo buri mezi abiri yabaga ari hehe muri Espagne yishyuye indege yabukinze kuri Barcelona
nza kuza kumwegera umuntu araduhuza nk'uduhuye gutya ndamusobanurira ibyanditswe akubita 5 atagiye Barcelona no muri za nkumita zigiyemo turicara amwe ngo pastor ngoze ko uyu mwaka na savings miliyoni aya 500 savings miliyoni hafi 100 hari 10 yaguhaye amasaha yaguhemo nk'icyo arambwira ati noneho n'ubuzima bwawe numva ntuje n'umuryango urambona nabaga mbeshya ngo ngiye kurangura Dubai nanyerere Barcelona none nguhaye mu 10 sinzi gwaye kuko ahari ari ibintu bya hatari nsanze agakiza usevinga kuba mu gakiza urasaye wazo byumva nyine noneho rero pastor wabona hagukije umuntu hariya usa nkaho waretse ibintu byose Ndimbati ukabona aragutse ngo ahemyone 5 ngo numujura wa muntu abazi ibintu yagiye atoroka icyo ndacyumva kandi ndanacyemera urakoze merci tujye kwa ko tumujyanye mu ijuru tubyihorere ako umuntu agize ubwoba bwa kakantu ko biyonganira nawe ngana nk'umuntu mukuru singana nk'umuntu narubyino yego nimo navuze ngo tutubwirane nabi oya kuko wowe uziko ntabwo twavuga nabi kwebwe hano muri centre hano ariko umwana ashaka kukubwira nabi urumvishe muvandimwe yego kandi ahubwiye nabi ntiwarakara bisobanura ngo kwebwe abapasiteri natwe mu cyaro barahahunga nabyemeye aho ndabyemera nangira kwijana amatorero menshi amavigo menshi amavewiti menshi amazu menshi tutunze ari Kigali ubaje representa urusengero rw'icyabo cyaro ntayo wabona oya niyo zamutse mu ntera n'abarazamuka no kuvuga ngo bamwimikira irusize yamara kumva ba representa w'itorero tumusanga i Kigali bisobanura rero Yesu yavuze neza Yesu abivuze mu ndindiriye mu murwa turarenganya abantu nese mu rwa yavugaga no mu rwa mukuru w'igihugu cyari cyo cyo wemera amaturo amaturo ndayemera Imana iguha umugisha Ndimbati wemera ku mukozi w'Imana nyakuri impamvu ibintu bipfa tuberekana n'indi mirimo dukora ugasanga bya bindi biri tuvugaho kwa bitaye biravuga ngo ahora ku gicaniro padiri ahora ku gicaniro papa hehe ku gicaniro ugasanga noneho pasteri yibereye mu kabari bafite utubari zabakwerekera urabizi bafite utubari n'abenjeniyeri n'abubatse amarogi n'abafundi ukibaza ngo ndava gukora nawe igifundi nongere ngabanye kuyange nje gutura kandi yayobetse yose ni by'Iburayi rero abapasiteri babashwana abakristo y'Iburayi ngenge guterura ikarito madamu wa pasiteri aterura ikarito abana ba pasiteri baterura ikarito bakoze indi mirimo aho ngaho noneho ngewe nteruye nteruye amafaranga pasiteri yibashyize ku mufuka yose n'umugore ku cyumweru ngo ntatanga icyacumi cyafite umuntu mukuru udafite umuntu mukuru agitanga mu mfubyi buriya pasiteri bagira inzego hari pasiteri furu we niwe shefu ntacyo atanga baramuha kuko pasiteri umwe ashinzwe mukuru agicyacumi n'amaturo njye musobanurira abantu ukuri akoze ko ngiye kuba pasiteri nabangize Imana habwe icyubahiro habwo n'ahantu uri kunda ari heza ukashyira umuziki Mana nkorera ubikore ahubwo ikimbabaza Ndimbati no gutegereza umuziki wongeye kuwushyiramo abantu bagiye kujya baceza oya ni bya bindi bya soirée ni soirée nasabye nibikenewe nabyo birakeneye ko isinjya mbijyamo wowe ntabwo bijyamo ariko soirée twabacira urubanza cyese n'ibintu biberamo muri bibi ndabona ari heza bakoze ahantu heza bazicara abagabo bakarya amafaranga ya Imana yabahaye ahubwo ikibazo nyuma y'ibi ngibi nyine bazataha ukora icyaha n'ubundi ni nkuko yava mu rusengero akagikora ni nka babandi twahoze tuvuga ase ubundi Ndimba ngiye kubaza none se ibyaha biba mu kabari ahubwo gize kabanza mubwiye Ndimbati nubwo abapasiteri batubeshya nanjye ndiwe uzi ko burya ibintu leta yamagana aryo pasiteri yamagana tuvugisha Ndimbati ubyirinzi wajya mu ijuru ikubuza gusinda ikubuza gusambana leta ikubuza kurwana ikubuza amoko ikubuza amacakubiri muri leta ikubuza kunywa urumogi n'amatabi ntuba yaciye mu ruhame none pasiteri akubuza ikiwe si ibyo byose kubaza niyo mpamvu rero nabunganizi nta kantu k'agakingirizo pasiteri binjiramo ariko ubundi leta iba yabivuze
leta iba yabikoze none abapasiteri bakabihindura tukagira abagore babiri ariko kandi ukasanga baburahamu bazwi kwese bari abantu binywera n'akavinyo bose n'abanani bose n'abarunaka ahubwo ikibazo kirimo ngikirero nkubwire none rero ngiye nk'umushumba ahubwo ndabwira abantu ngo nimwubahirize amategeko y'igihugu ubundi muzaba mwubahirije n'ay'Imana nijuru muzarijyamo nijuru bubahirije amategeko y'igihugu uko bikwiriye nijuru bari kuko impamvu ubu ntufunguye hano aha nta byaha bihari nanjye mbyumve hano ariko niza hanywa hano ese ubu ntuhicaye hakomenera ivide nese ubu hicaye hano ko wicaye hano wicaye mu byaha oya hari kandi bari heza n'uzaza ntabwo azaba aje mu byaha ariko naza akanywa akubita umuntu urushyi ariko nataramukubita akitahira azaba yanyweye akitahira ntabwo njya mu icupa ari ibyo rero ibi bintu tugiye kubivugaho byagira umunsi muzima wicaye hano ahangaha ndabona ndi mu cyaho wicaye aha ukaba wicaye kuri iyi ntebe yanditseho icyaha waba warangije kugikora ni urugero uko bivuga nyine wicaye kwa kundi ujya mu rusengero wajya mu rusengero bakaba bateretse busira bera ahangaha basanga abantu bateguye muri hoteli runaka cyangwa mu kabari ho mujya kugira kwiyakirira kuganira n'abakristo ni icyaha nacyo nta kibugo cyaba kibaye none ikindi hari ahantu usanga hari akabari nijoro ku manywa hiriwemo amateraniro harahari henshi rwose abantu bahimbaje Imana ahubwo ashaka gukora ikindi buriya Ndimbati umutima w'umuntu niwe responsable yego ubu ntubona mpaye ikirahure cya skol ukansukiramo panache yego cyangwa energy abantu hano dukora ikiganira nagisoza bamvuma ko wanyweye amayoga niyo mpamvu kambi ka muntu n'umutima we izo nzoga dufite abantu bahemukira abandi ako nemera ko ngewe inzoga ntabwo iraba ikibazo mu banyarwanda ikibazo ni umutima w'umuntu ikibazo ni imitima yacu kuko umuntu wasinze ntiyakwica umuntu none se yamushobora umuntu wasinze ntanatekereza ikibi ahubwo ibyaha byose babishyize ku nzoga abakristo nange ndiwe babishyize ku nzoga ngo bikwanywa iki inzoga nta musinzi w'u Rwanda abafite imbaraga baramuterura bakamuryamisha ahubwo muvuge ngo imitima yacu mibi y'imitsi bibi kugambanira Ndimbati kumushyira habi kumurangiza kumuhombya ntabwo ari inzoga zibikora no reka dusoza Pasteri iki kiganiro ndashaka ko tuzongera tukagisukura kandi tubwira abantu yewe ndashaka ko turajya tuganira nk'abantu twaturanye tungana dufite n'ibiro bingana kabisa tukora ibiganiro tugisha abantu kandi tubabwiza ukuri ndahari ndiredi simbuze itike simbuze reba bano bantu urabona uri umuhanuzi hari n'abandi bahanuzi muri iyi minsi harimo abantu bahanura bakarengera benshi barimo bararengera nk'uyu mwana biriya bintu baba babitumwe n'Imana uyu mwana wavuye Nyabugogo wazuzura inkambi ngo abantu bose bajyeyo ngo hagiye kugwanga imvura nyinshi ngo bazirike ibisenge uri kumva si meteo Rwanda ibitangaje urumva ni harimo n'iterabwoba none ikindi ngo hagiye kuza inzangano bose bahungiye i Kigali navutse umuntu wese udafite amafaranga agira inzara Ndimbati nturi mukuru wigeze uri umuntu ufite amafaranga utagira inzara oya nta nubwo twese tugira inzara ingana none abantu bose bava muri Kigali bakajya ese ufite amafaranga azajya he azagura umuceri wo mu mahanga nyine nkuri n'ibyo bintu aba bantu rero barimo bahanura ibi rero baba batumwe n'Imana hari abatumwe n'inda zabo inda nayo itumira umuntu ariko ku buryo hajya guhanura mu Nyabugogo ngo hazaba ngo inkambi ngo abantu bose abanyarwanda ngo hagiye gutera inzara turacyafite igikomere cy'intambara jenoside yakorewe abatutsi yukanze umuntu yibuka byabihe ahagwituro vuba bati Mana uzandengere ntizongere kumbaho nuvuga ngo tukunze byumva nuvuga ngo urapfuye Ndimbati none ukabuza ibyakubayeho
ukavuga utaho kugira ngo mfe kandi aravuze ati kugira ngo udapfa tanga ituro niyavuga nyuma akabati none kugira mbasengere rero amaze kubivuga ni mu mpereze yabivuze ku televiziyo babyumvishije nakirira abantu niko yavuze mu mpereze kamera mu mpereze inzu nzenye nicaramo yabitangaje kuko yamaze kubatera iki intimidation bara abantu babafunge rero ni hamwe bara abantu babafunge abantu wahanuye ibihumuriza ese wahumurije abantu ese ko wabonye ibyo bintu kandi ukabura umukozi w'Imana wakwinginze Imana ariko ndi umuhanuzi nemera ko njyewe ntabwo Imana nyifata nk'ingome cyangwa umujenosideri ntabwo Imana nyifata nk'igisimba Imana ni gute yavuga ngo igiye guteza u Rwanda inzara harimo abantu bayo basenga nubwo yaba ari umwe bakibaza wowe Imana ikagutuma ngo genda ubabwire inzara se ubundi wavuze inzara ntiharimo n'ababuraye aho ni sawa aho wasenze ko wabonye ikibazo ukinginga Imana utariko girira njyewe muzima nkingice nzantingice n'umuryango wa nyabana n'abuzukuru wanjye ese uhanuye ngo ibintu biracitse isi igiye kurangira wowe uzi kuzayisigaraho none se uzagura umuriro ikibitagana he kabagutigeza aba yafunze ahanga hari inkoko hari igiti hano tuzarira umunsi mukuru hehe wamaze gufumva nibazo by'ibigeni twese Imana iradukunda amen kandi twese Imana itwitaho kandi twese Imana ni yacu haleluya ntabwo Imana ari umuntu runaka sumbanya oya twese turi abantu bayo yego ahubwo iduha ibidukwiye mu gihe gikwiye kugira ngo natwe tubere ishuri bagenzi bacu none ngicyo navuze kugira ngo Pasteri badagira hiti cyane Ndimbati ngira ngo mu byaho ubuza abana bawe nibyo mbuza abakristo ntamwe nava ngira byo kunywa shisha yego ntamwe ngira usambane byamubwira se nyine batahe ninjoro harimo avuga ati genda wibe ni umuco nukuvuga ngo umwigisha umuco mwiza ngaro no hagarara mu rusengero n'abagiyemo nibiki bavuga sibyo ubwiye abana nibyo niyo mpamvu igihe cyose ubwira umuntu ibintu byiza uri kumuhanurira umwereka inzira y'Imana yego igihe cyose ufite umutima mwiza ufitiye impuhwe mugenzi wawe ufitiye urukundo mugenzi wawe uburi guhanura igihe urimo kwera imbuto nziza igihe ufitiye impuhwe ubabaye uri guhanura uri mu mwanya w'Imana nyine uburi intumwa guhanura kuko igihe uvuye ati Ndimbati uhaye umuntu byo kurya Imana urukundo bigase aho rero niho nahoze nkubwira wenda mbwira n'abantu kwa kuri nyine abantu bagiye bavuga bati twahanuye ko azataha kubw'impuhwe bari bamfitiye bararetswe byiza bumvaga nataha mu mitima yabo bumvaga nataha ntiwamuviba ni mwizu uwo ni umutima mwiza kubwo rero nagombaga gutaha kuko Imana yari ifite ni buriya nayo ndi muri misiyo y'Imana nari nagiye muri misiyo ngomba gukora hano kuri iyi si noneho uriya mutima rero yagize niwo watumye unamwumvisha ngo bya bindi nasengeye ubundi aba Pasteri bya bindi nifuje nuko biyemera Ndimbati nuko biyemera bameze nk'abahwituzi ba mu gitondo kwibutsa umuntu ubundi bimurimo uti nuko ubiyemera bameze nk'abahwituzi ubundi aba Pasteri n'abahwituzi kwibutsa umuntu ubundi bimurimo umuganda ibintu bye no kwibutsa umuntu ibye bimugenewe aho ragomba oya binamugenewe yakoze meze no vanga umuganda buti wacu ako buri gihe banyura hano umuganda bamwita umwe bavuga mu muhituzi mu gitondo mu midugudu avuga n'abahwituzi Pasteri babaye ba ministre kandi n'abahwituzi bajya bibimenya Ndimbati Imana iragukunda narimbize kuko ariko nari nateshutse ntago nari Imana narimbize karongere mbitekerezeho ukabitekereza uyu munsi ni umuganda ariko narinzi ko kuyambira habiki umuganda karongere mbitekerezeho ngeyo wabyumvisha nabyumvisha Pasteri uzarimbuka kuko ndabizi uko narimbuka ibindi gukora uwo niyo muhwituzi aho gasanga nibo badakorwaho tubegera none nabo ngo basenga Imana ikabumva ye nuvuga ngo nemera ko yabumva bitewe nuko nawe kumva
ariko defo ngiye imwe nibareke kwicara mu ntebe bafashe intebe y'Imana barayisunika nimba y'ubucamanza kwa hano wamfura uvuze ibintu byiza navuga ngo nimba tuzarimbuka wowe bayigize ubucamanza genda urimbuke Imana irabinyeretse wowe urarimbutse Imana irakwereka ko ngiye kurimbuka iyo Mana igiye kundimbura ntayibaho ubwo muhuriye mu nzira sibyo wifitiye icupa ryawe n'urugero kira kizarimbuka ariko ubundi buri hari Imana irimbura abantu ibaho iyo Mana yabivuye ntayibaho wego Imana irimbura abantu ahubwo umuntu niwe wirimbura bitembye tekeza muri we Imana irimbura abantu Imana irakurimba bibiravuga urumva bibiravuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu ubwo iyo Mana yakwirimbura ibaho ikirimbura Imana yakihweza neza Imana yakwiga umushinga nabi yo kurema Ndimbati izamujyana mu muriro yaba yarahombeye iki yandetse iyo projet yagiye gukora ikajya kuyikora n'ukundemera kuzanyotsa yandemye ikahita intwika ntaraza ahantu tuzahaganiraho cyane abakristo bakurikiye reka dusoze iki kiganiro kizagaruka yego tugiye kujya tubaganiriza igihe kirekire kandi nk'abantu bakuru tuvuga no kuby'Imana ngira ngo murabizi Bibiliya ndayizi narayize abantu twiganye barabizi ndi n'umukristo amen Imana ishimwe nyine ndabizi nanjye ndi n'umukristo amen abantu twasenganye barabizi nabo dusengana barabizi rero reka dukomeze tubabwire ngo nakagaruka amen ugira icyo ubwira abakristo abanyarwanda dukundane twubahane ntiturimburane tugendeye mu idini ngo uyu ni umukafiri ngo uyu nguyu ni umudayimoni simbizwe ibyanyu n'umwe mubigira mwiyose kwa shitani ntawe uzi kwa shitani nta n'uzi imbere y'Imana nidukora ibyo Imana ishaka tuzahabwa ingororano nitugera mu ijuru reka tubabwire ngo byose birashoboka amen birashoboka